umva Yesu anyemeza ko mpuza imbaraga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose, haleluya, yambabariye ibyaha atumanera de imbere ya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu, haleluya. Yanyishuriye ya myenda yose, toriya zonema, yambabariye ibyaha atumanera de, yanyishuriye ya myenda yose, Yesu we, yambabariye ibyaha atumanera de. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Turabashimiye mwese mukurikirana ijambo ry'Imana kuri channel Gutavuga n'Imana TV. Imana ibagire neza. Dutangiye kumuririmbye uvuga ngo yanyishuriye imyenda y'ibyaha byose, yambabariye ibyaha byanjye. Imbere ya ntebe nzahagararayo, nawe uzahagararayo. Ahubwo nzahagarara niki cyangwa wowe uzahagarara niki imbere ya Kristo? Imana idufashe turengere ngo nzaba njyanye iminyago nyishyikirize nde? Yesu. Ntabwo umuntu azahagararana n'amatiko, ntabwo uzaba ujyanye iminyago y'ibyaha, ntabwo uzaba ujyanye inda nini, ntabwo uzahagararana ubwibone, ntabwo uzahagararana ubujura, ntabwo uzahagararana urwango. Umuntu azaba ahagararanye iminyago y'agakiza, cyangwa abo yabwirije agakiza akabageza mu ijuru. Imana ihimbazwe, tugire neza mu izina rya Yesu. Rero dushima Imana igitondo cy'umugisha bitewe n'igihugu urimo. Abari nijoro Imana ibagire neza, tubifurije ijoro ryiza. Abari mu gicamunsi cyiza, Imana ibagire neza. Abari mu kaga n'amakuba mu buryo bitandukanye by'ubuzima bwabo, Imana ibatabare bagire neza mu izina rya Yesu. Kuko yabuze ko umeze neza, hari abandi batameze neza. Yabuze ko wishimye, hari benshi bari mu mubabaro n'agahinda, kandi nta wundi wakiza agahinda bene data kereka Yesu wenyine. Yesu aravuze ngo niwe uruhura abarushye n'abaremerewe. Nta muntu hano mu isi waruhura undi kereka Imana yonyine. Imana ihimbazwe cyane. Rero dushima Imana igitondo cy'umugisha yatwishyura ibyaha, kuko yaduhaye Yesu kugira ngo atwishyure ibyaha by'amaraso ye. Imbere ibyaha barabyishyuraga kugira ngo babarirwe. Ukagura inuma y'intungura, ukagura amahene n'intama n'ibindi bitandukanye by'ibitambo batangaga kugira ngo uwabaragwe ibyaha. Ariko turashima Yesu ko yatwishyuriye igiciro cy'amaraso ye kugira ngo njye nawe tubabarirwe. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Hashimwe Uwiteka watanze Yesu kugira ngo njye nawe ubugingo bw'ubuzima. Imana ibishimirwe. Imana ihimbaye. Kadusenga dushima Imana mwene data yakurinze katurinda, ihimbazwe mu ijuru ryera, yakongeye iminsi y'umukwe yo kwaho karamuka, yatumye wirirwa umunsi wose uhumeka ushimira Imana, kuko ntago ari ubwenge bwawe cyangwa imbaraga zawe, ahubwo ni imbabazi z'Imana zitubeshaho twese. Imana ibishimirwe. Yawe utarunabizi cyangwa utabyizera ko ari imbaraga z'Imana, uyu munsi bimenye kuko uriho, kuko umugambi wa Yesu cyangwa kuko imbabazi z'Imana. Reka dusenge twumve uyu munsi ijambo Imana yaduteguriye njye nawe, kandi ni ijambo riryoshye cyane rifite imbaraga, ni ijambo rifite uburyohe bukomeye ku bugingo, kandi ijambo ry'ihumure kandi rikomeza uri mu rugendo rw'agakiza. Mana data mu izina rya Yesu kiranuka Imana, turagushimiye igitondo cy'umugisha mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko warinze abanyarwanda tutari beza, warinze abanyafrika batari beza, warinze abanyaburayi, isi yose tutari beza. Ngaho tanga imbaraga zawe muri busha ku bugingo bwacu, wongere weze ubugingo bwacu muri busha nyagasane bwe buzima mu maraso ya Yesu. Twongere dutungane ubudasiba mu maso yawe. Ngo bana natwe tugiye neza, watwishyura ibyenda y'ibyaha byacu, ntacyo twari kwishyura kugira ngo tubabarirwe.
kereka imbabazi z'umucunguzi umwami Yesu Kristo wagize neza. Imana isumba byose bishimirwe kandi Imana isumba byose ihimbazwe. Ngaho tuguhaye ikaze na karibu Yesu, Mwuka Wera ganze karategeke kuko ari utuyobora. Yesu yavuze ijambo ryiza ngo n'umufasha mwiza uzatwigisha, uzatumenyesha ibyo tutazi. Ngo bana natwe Mwuka Wera butatu bwera bw'isumba byose butuboneze kandi ijambo ryawe rize guhemba urugingo bwa benshi. Tubyizeye mu izina ry'Yesu Nazareti Yesu. Amen. Imana ihimbazwe. Twari turimo kuvuga ngo umuririmbyi yavuze ngo yambabariye ibyaha byanjye atuma nera de. Nta kintu cyatuma wera kereka imbabazi z'amaraso ya Yesu. Umuririmbyi yavuze ngo ngiyo umucamanza mbonyeho amaraso ntanyita ukiranirwa ahubwo anyita umukiranutse. Nta kintu cyatuma ugaragara mu maso nk'uwakiranutse kereka guca bugufi amaraso ya Kristo akakweza akagutunganya. Tunganira Imana budasiba, jya uhora uyisenga kandi uyumvire, jya ubana n'abayo, jya ufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Imana ihimbazwe cyane mu izina ry'Yesu. Rero gutunganira Imana ni mu maraso ya Yesu, mu kwatura, mu gukizwa, mu kwezwa. Nta kindi cyaguha gutungana ni amaraso ya Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Rero haranira ko uzajya imbere y'Imana ujyanye iminyago. Muri kino gihe abantu bariraye kandi Imana izababaza iminyago. Satani arimo kunyaga benshi, ubugingo bwa benshi afite iminyago myinshi yimo kwiba abantu, abarimbuza. Ariko abantu b'Imana turarangaye, bamwe na bamwe rwose bararangaye. Kandi Imana yadutumye kugira ngo tugire iminyago imbere ya Kristo. Biravuga muri Luka 7 mu bice 12:5 haravuga ngo icyo Imana yishimira cyangwa ijuru ryishimira ni umuntu umwe ucishijwe kurusha 99 b'abakiranutsi. Imana ihimbaza. Urumva ikintu gikomeye ngo iyo umuntu umwe acishijwe, ijuru rihimbaza Uwiteka kuko uwo muntu akijijwe rikanezerwa. Ntabwo ijuru ryishimirwa ko murageze ku iterambere runaka ry'umubiri by'isi. Reka da, aho nta bihuriye. Biba bireba wowe n'inyungu za, ntabwo ari inyungu za Yesu. Ntabwo muravuga ngo Imana iraza kwishima yuko umuntu yujuje itaje. Reka itaje siruzuye ni umuntu wakijijwe. Ntabwo umuntu avuga ngo ageze i Burayi ngazengutse Afurika, ngavuye muri Afurika agiye i Burayi ngo Imana ngirishimye yanezera serebuye. Reka. Ibyo se bituma Imana ishidwa ku ntebe? Ikinezeza Imana mu ijuru ni umuntu ukijijwe. Ikindi kinezeza Imana ni umuntu uhamya agakiza abandi batagahamya. Nibyo bintu bishimisha Imana, nta kindi. Utavuga rero uti nasohokeye ahantu runaka ngo Imana yanezerewe. We data we, inezerwa sibyo bimara iki Yesu? Ibyo byungura umubiri wawe n'amarangamutima yakishima, ntacyo bimarira Yesu. Ni impamvu igihe kenshi iyo dushaka ibyirari ryacu tuba tuzi ko ngo Imana yanezerewe. Reka. Kinezeza Imana ugukizwa, nta kindi kinezeza Uwiteka n'umwana wa Yesu Kristo cyangwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Rero Imana iduhe kunezeza umwami Yesu, kuko na Bibiliya iravuga muri Luka mu Baroma 15 haravuga ngo umurongo wa mbere, ntitwinezeze tube icyitegererezo cy'umwami Yesu kuko na Yesu ngo atinejeje. Murabyumvisha neza? Rero iyo abantu banezezwa n'isi babumva ko ngo Imana inezerewe. Ewe data we, reka nabihuriye. Nta marangamutima yacu tunezeza, ariko ntabwo benshi banezeza Imana. Biravuga ngo dushakashake iby'Imana ishima kandi bitunganye. Murabyibutse? Ibitunganye ni iki? Ni ugukizwa, nta kindi. Rero haranira kuzagira iminyago, nicyo narimo kugenderera. Ugeze imbere y'Imana, ntabwo uzageza imbere y'Imana ibyaha. Wahagera se wahinguka. Biravuga ngo bazatinya kwegera mu maso ye, bazatinya bahinda imishyitsi gusa. Nuko umuntu ibyavuze, bazagira ubwoba gusa
muragibuse ntago bazatinyuka kurema mu maso ye. Ubwo turavuga ngo abanyabyaha nabanze kwizera Yesu ngo bave mu byaha. Ega kwizera Yesu no kuva mu byaha. Ntago ari kwizera Yesu mu munwa ngo ngewe nizera Yesu kandi mu byaha. Icyo ni igipindi n'ubuteka mutwe. Rero kwizera Yesu no kuva mu byaha, kwemera ko Yesu yagucunguye ku musaraba, ukava mu byaha ukajya mu nzira itunganye yo gukurikira Yesu kandi wirinda ibyaha. Kuko umuntu atirinze ibyaha nta muntu utakora ibyaha. Ariko uravuga ngo reka nirinde ibyaha kugira ngo ntatucishe izina ry'Uwiteka kuko nize umwami Yesu wambambiwe. Naho ibyaha bihora byeregeye abantu baturanye nabyo bagenda nabyo. Ibyaha bihora bizenguruka mu bantu bishakisha kandi bo bituramo. Ntimubizi se? Ukabura umukobwa urangije kaminuza kahita uhura n'umuntu akabatira bize ngiye bafite kampani ngo nguha akazi. Ariko kugira ngo nguha akazi urabanza tujyamayo. Ubwo si ibyaha birimo kuzenguruka. Cyangwa ko undi akavuga ati urashaka akazi ngwino nkwereka ko tukakura. Kugira ngo ubone akazi rero ushaka ruswa kugira ngo nkaguhe. Ibyaha bihora bizenguruka buri munsi bishakisha kandi abantu bituramo. Ubwo turavuga ngo Satani yazenguruka ntago azengurukana kwera. Kada biravuga ngo ahora azenguruka ashaka kwancocomera. Ntago Satani azenguruka afite imigate mu ntoki, ntago Satani azenguruka afite agakiza ntakazagira nako yanagize, ntago Satani azenguruka azengurukana amahoro, azengurukana afite ibyato ashaka gutura mu bantu. Ntago azenguruka aseka ngo mbega abantu baremwe n'Imana beza. Reka da azenguruka afite umujinya ashaka kubaturamo. Kandi Satani aturamo azanye icyaha. Y'icyaha cyaje Satani abaraho. Kuko icyaha ni Satani n'ubundi. Ni wese w'ibinyoma byose n'ibyaha. Rero y'icyaha urimo kugikura uvuga ngo urimo kubwira Satani ngo urakaze neza. Satani urakaze neza. Ni karibu. Rero abantu bakunda guha karibu Satani kugira ngo bahe karibu Yesu. Kuko biravuga ngo Yesu ravuze ngo ndi ku rugi ndakomanga. Numva ijwi ryanjye ukingure nze dusangire. Numva ijwi ryanjye. Bivuga ngo ku rugi n'urugi. Ku rugi rero bisobanura umutima. Gukomanga bisobanura gukomanga. Yesu yakomanga bisobanura kumva ijwi ry'Imana ugakizwa. Ndi ku rugi ndakomanga. Numva ijwi ryanjye. Ntuzi ko umuntu akomangisha intoki se? None se rugero uyu umuntu akomangisha intoki ijwi riravuga. Ni Yesu wavugaga yuko iyo umuntu agiye kumuha agakiza aza mu mutima we ariko wavuye muri ibyo byaha, wavuye muri ibi abagukomangira. Rero iyo abantu Yesu abakomangira ati wavuye muri ibi baranga. Ariko Satani yakomanga atari ko wanyweye byeri zana irindi sha akahita aritumiza. Wavuga ati yakomanga Satani yakomanga atari ko wakubise no muntu nangumi. Ugasanga muhaye ingumi iti we tuworakinisha ubwoko bwacu reka nze nkwereke kubita akahita murandura. Rero iyo abantu Satani bakomangira bahita babyumva vuba cyane. Ariko Yesu yakomanga bakahita baninira tarakarakata. Ngewe njya gukizwa ngewe umuntu w'umugabo mfukamira Imana ngo ufukame. Wapfukamye hakiri kare mwene data. Biravuga amavi yose azapfukamira izina ry'Uwiteka nta na rimwe haba ukomeye haba wohereje. Ahubwo haranira kuzazana iminyago kwa Yesu. Kuko hari abazabagira nta minyago bafite ari ibyaha barimo kurimbuka iteka. Rero nge nawe duhane kuzagira iminyago imbere ya Kristo. Ntago tuzirata amataje twawujuje, ntago tuzarata amamodoka, ntituzarata abagore beza, ntituzarata abana beza. Reka da tuzaza iminyago yabo twatuje agakiza, yaba twatumye abeshi bakizwa, abo twabwirije bagakizwa tukaberera imbuto, no tuzazana imbere ya Kristo. Ahubwo ufite bangahe watumye bakizwa cyangwa urabagushije ahubwo. Imana igufashe mwene data mwize na Yesu. Ntago ari topic twatujeho nakari kanyuzemo. Tujye gusoma ijambo ry'Imana rikomeye cyane uyu munsi. Ubwo nakari kanyuzemo kugira ngo ukanguke wumve icyo Imana yagutoranyirije cyangwa icyo Imana igushaka kugira ngo uzaza n'umunyago imbere ya Kristo. Turasoma igitabo cya mbere cya Samweli ibice 2 umurongo wa mbere. Twumve icyo Imana ivugana natwe. Turi ijambo tugiye kuganiramo uyu munsi rifite intego rivuga ngo Imana isuzugura ibyagusuzuguye. Imana isuzugure ibyagusuzuguye. Vuga ngo amen. Aho ngaho muhita mufashwa.
yewe data we, Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Biravuga ngo ibyishimo bya Hana, Yesu akuremera ibyishimo bitandukanye by'abana b'abantu. Umuntu ajya kuremera ibyishimo ejo akabisenya. Maze Hana arasenga ati, umutima wanjye ushimire Uwiteka, imbere yanjye shigwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiriye abanzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Kabiri, ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana atari wowe, kuko nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga ubwibone bikabije butyo, ntimukabe nk'abanyagisuzuguriro, ntimukabe abanyagasuzuguro muvuga mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana izi byose, kandi niyo imenya urugero rw'iby'abantu bakora. Imiheto n'intwari biravunitse, kandi abasitaye baranyerera n'imbaraga. Abari abakungu baraca inshuro, yampaye nka Yesu. Kandi abari abashonji baradamaraye, Imana yabinyuranyije. Ndetse bari ingumba babyaye 7. Muvuge ngo amena. Imana ibahaye urubyaro batarabyaye. Haleluya. Kandi uwabyaye benshi arasebye. Uwiteka arica agakiza, ashyira ikuzimu kandi agakurayo. Uwiteka arakenesha akakenura, acisha bugufi agashyira hejuru. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Murongo wa 9, azarinda ibirenge by'abakiranutsi be. Azarinda ibirenge byanderewe by'abakiranutsi be. Imana ihimbaza. Ariko abanyabyaha azabacebeje mu mwijima, kandi nta muntu uzanesha amaboko. Abanyabyaha, abanyaga Uwiteka, abarwanya Uwiteka bazavunagurika. Sinababwiye abantu barwanya Uwiteka mufite ibibazo. Abarwanya Uwiteka n'umurongo wa 10 bazavunagurika. Imana irengera ubwoko bwayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Uwiteka azacira abo ku mpera y'isi imanza. Imana ihimbazwe cyane. Naye magambo tugiye kuganiraho iminota mikeya. Noneho 8 havuze ngo, akura abakene mu mukungugu agashyira hejuru abati, akabarinda abakuye ku cyavu, kugira ngo abicarane n'ibikongomagoma. Amen. Bazaragwa ku ntebe z'icyubahiro. Imana ihimbaze cyane. Bazaragwa intebe z'icyubahiro. Haleluya. Mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana we. Haleluya. Mu bikomeye Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana we. Mu bakwanga mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana we. Mu bakurwanya mbega Imana, mbega Imana, tosire bonefo. Mbega Imana, mbega Imana, mbega Iyera we. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana isuzugure ibyagusuzuguye mu izina rya Yesu. Hana yarafite umugabo, ariko igihe kiragera ngo Imana ifunga inda y'urubyaro rwe. Amateka ya Hana ni amateka akomeye cyane. Haleluya, haleluya. Maze Hana ngarasenga, umutima we wishimye Uwiteka. Yarasenze, arasenga. Urugo rwe rugeraho rwinjirirwa n'abapenina. Arasuzugurwa, arasenga. Akajya asenga asuzugurwa. Ntabwo nzi imyaka umaze mwene data usuzugurwa, kandi usenga Imana isumba byose, kandi uharana gukiranuka. Haleluya.
turi ku ijambo rivuga ngo Imana isuzugura ibyagusuzuguye, ngageraho asenga, haleluya haleluya, ageraho bavuga ngo yasinze yanyweye ihira. Iyo umuntu agera mu bigeragezo afite igisuzuguro, Imana itaramutabara, abantu bamwitiranya n'ibindi bintu, abantu bakamubeshera ibitakwiriye, bakamusebya, kandi ari umubabaro, ari ubutayu zeneta yinema. Ariko Imana ivanye isuzuguriro, abantu bahindura amagambo, Imana ihimbazwe cyane. Ngakajya ko ajya gusenga ishiru, ahamagara Imana, asaba Imana ngo izamuhe urubyaro, Imana ngo imuramushumbusha, Imana imufungura inda yarasama, nasire boneta yazonema. Nta mateka maremare. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Hana aravuga ngo ariko birakabije mwebwe muvuga ibyagasuzuguro bw'ubwibone bwanyu. Bapenira bavuze, baramuvuga basuzugura n'Imana ye. Ageze mu gihe Imana imwibuka, nawe arabahindukirirana. Imana ikora igitangaza, uhindukira abanzi bawe, baba bazi ko bahese ubuzima bwarangiye, baba bazi ko nta mateka yahinduka, baba bazi ko icyo kigeragezo umubabaro uzawugumana, ariko Imana ihindura dosiye mu izina rya Yesu. Ngo Imana ihindura dosiye ya Hana. Bapenera bamwirasa baravuga ati se urabona uri umugore koko? Urabona uri umugore mu rugo? Ntubyara, urasenga Imana igutabara, urabona ufite agaciro. Baramusuzuguye 100%. Ariko Imana imwibutse bahinduye amagambo. Haleluya. Imana isuzugura ibyagusuzuguye mu izina rya Yesu. Kandi ibisuzuguje mu mbaraga zabyo, igusuzugure, ibisuzugure mu butabazi bwayo. Imana data kugira ngo isuzugura abakusuzuguye, nuko gutabara bakabibona. Yego. Hana ntiyateshuka asenga Imana. Muri kino gihe abagore babaye bapfapfa, kibazo iyo cyaje mu rugo, ngaho no kubitangaza ku isi hose, bakareka gusenga Imana. Ngaho ku YouTube umugore yagize gucya umugabo, merederererere, ubwo asakuza utangaza utaranga urugo rwawe, ukajya ngo uzatabarwa, uribeshya ahubwo Satani barimo kukunyega. Hane yarinjiriwe, yinjirwa na Bapenina n'abandi bagore batari mu isezerano ry'umugabo we, aratuza arasenga, abana nabo arihangana, baramunyega. Ariko muri kino gihe warahamagaye RIB. Abona umugabo afuruza umukobwa yaje mu rugo, hita hamagara RIB. Tumugabo yazanye undi mugore, muntabare, mutabare. Ariko abagore mwe mwabaye mute? Mwabaye mute koko? Mwasenze Uwiteka? Uramagara umunyamakuru ngo ngwino ngumugabo wanjye, ngasigaje n'abagore ndere ngarangaha, ibyo se biramara iki? Ariko kaje Hana yarasenze ashinga ivi hasi. Muri kino gihe mbese ingo zifite ubupfapfa butoroshye. Hana yarasenze kandi urugo rwe rwinjiriwe, arasenga, ariko Imana laside bonefo tayamandoze keta. Imana iramwibuka, aremera asuzugurwa, arihangana. Kwihangana kw'abagore kwarabuze, baba ibicamuke, ntibagica bugufi ngo bahamagare Imana, barishyira hejuru, nibwo bataranga, bavuga ibiterekeranye aho kugira ngo basenge. Ngarasenga maze Hana bihoreraho ye. Tekereza ngo wari ingumba bya inshuro 7, aravuga ati iya mpaye umwana ndona nzabya n'inshuro 7. Abihoreraho 100%. Arababwira kwe ngo ari umukene arashonje, ngarika Imana ikuri kuzimu gashyira hejuru, igace uwishize igakubita hasi. Reka turusubiremo. Ikura abakene mu kungugu ikabashyira hejuru, ikabicaza n'ibikomangoma. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya haleluya. Mwene data wacishwe bugufi, Imana igiye gushyira hejuru. Wewe abantu bashize hasi kubera kubaha Imana, Imana igiye gushyira hejuru mu izina rya Yesu. Ariko wowe wishize hejuru, Imana igiye gushyira hasi. Nta bintu byinshi. Haleluya. Jambo ryamfashe cyane. Haleluya haleluya haleluya. Ntawera nk'Uwiteka. Imana ni izurugero by'abantu bibwira. Imana yari izurugero by'abantu barimo kubwira Hana, Bapenina bishize hejuru. Bishize hejuru, nta yindi Mana hatari wowe.
nta kindi gitara atari Imana yacu. Ntimukavuga by'ubwibone bikabije butyo, mbese ntimikabe abanyagasuzuguro bikabije gutyo. Bari barasuzuguye Imana asenga, basuzugura n'umugambi Imana muri we, ariko mukagira Imana. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Ariko biravuga ngo ibyishimo bya Hana yahuye n'umubabaro, ariko Imana imurema ibyishimo. Mwene data Yesu akuremera ibyishimo, nta mwana n'umwe wabikuremera, ntawe. Umutima wanjye wishima Uwiteka. Iyo umuntu Imana aje kumurema ibyishimo yabanje mu mubabaro. Ntabwo wajya kwishima utabanje mu mubabaro mu mashuri. Reka ibya Yesu bije abanje kunyura mu ikosi. Hana anyura mu ikosi arihangana, ariko mu kino gihe abantu y'akantu kabaye gatoya ni kuri YouTube sizabafasha iki? Ngo murabona iki? Barabona iki? Wasenze Imana karitabara mwene data, nirengera udafite kirengera. Ba Penina bari ikipe, bari barishize hamwe. Satani arimo kubakoresha kugira ngo banamure Hana, kugira ngo barwanye umugambi wa Kristo muri Hana, ariko Hana arihangana. Murabizi umugore ugira agaciro ko yabyaye. Imana yemeye ko ajya muri icyo geragezo, ifite uruhare ariko Imana ishaka kugaragaza. Ariko Hana ngo arihangana. Imana ijya ifungura urubyaro rwe, ariko icyo Imana ishaka kugaragaza yakigaragaje. Hano mu isi hari abarwanya umugambi Imana mu bantu. Duhora tuvuga buri munsi, bakanyega abantu b'Imana, bakabarwanya. Kandi nta urwanya Imana ngo azagira amahoro, ngo azagubwe neza. Iyo buri ku ijambo rivuga ngo nta urwanya Imana, nta winangira umutima ngo azagubwe neza. Reka ntabwo byakunda. Imana ihimbazwe. Nta yindi Mana nk'Uwiteka. Rero baba bafite ubwibone bwinshi, Imana ikabye ibibona, ariko avuga ati nzagutabara. Nuko umugabo wa Hana avuga ati se wasinze? Ngo ntabwo nasinze n'umubabaro wanjye. Arasenga, umugabo we yagenda amubwira ngo umutambira, avuga ati ibyo wasabye Imana ibiguhe, ibyo wasengeye Imana ibiguhe. Rero ibyo wasabye Imana bihanganye Yesu abiguhe. Imana gukiza agasuzuguro mu izina rya Yesu. Imana gukiza icyo gisuzuguriro mu izina rya Yesu. Abantu bajya basuzugurwa mu bandi, aho washatse ugasuzugurwa, uharesire bonefo, ariko Imana gukiza gisuguro mu izina rya Yesu. Ntabwo wakikuvanaho kereka Uwiteka. Ese Imana gukiza gisuguro, warakijwe, warakiranutse, warihanganye, wemereye ubushake bw'Imana. Toriya bishenema mene kudeta. Hana Imana imuhaye ibyishimo z'ibikomangoma yakiranutse, yihanganye. Imana igivana ikuzimu, irakiza igakiza, igakenura, igakenesha. Rero mwebwe mufite ngo ibya mirenge, muzi ko ari ubwenge bwanyu, muribesha kabisa. Imana yagukenesha ukabona n'ijana rya mitiyo, kandi Imana yaguha ubukire ukagira ngo niwe uyoboye igihugu. Nuko Imana iteye, ifite byose mu kiganza cyayo, kandi ngo ibigabire ushaka. Imana ihimbazwe. Iyo aduhaye Yesu ngo izaduha n'ibi byose. Wowe utegereje ubyaye igihe kirekire, Imana ngo amuhaye urubyaro, muhabani iramwongeza. Cyane avuga ngo izarinda ibirenge by'ubukiranutsi bye, ariko umunyabyaha izamuca mu mwijima. Abarwanya Uwiteka bazavunagurika, ngo abarwanya Uwiteka bazavunagurika. Ntabwo urimo kurwanya umugambi w'Imana mu muntu. Iyo umuntu arwanya umugambi w'Imana mu muntu, urimo kurwanya Uwiteka. Mwene data, Imana igiye kurinda ibirenge byawe, igiye kurinda umugambi yakugambiriyeho. Imana izarinda ibirenge by'ubukiranutsi be, by'abakiranutsi be. Haleluya. Imana igiye gucira agasuzuguro mu izina rya Yesu, ariko irinda n'ubuzima bwa n'ubugingo. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Shala enema. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Yengeye Hana ikamuha ibyishimo, yamutabaye imbere y'aba Penina. Baramuzengereje, baramugaraguje agati, baramusebeje. Tumugore utabyara, ntabwo nza bagushebeje, icyo bagushebeje cyari cyo.
ariko ngera utumbera ijoro Imana iracyakora mu izina rya Yesu. Imana himbazwe cyane. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Hane yatumbuye ijuru agira amira nk'umusinzi kubera ikigeragezo. Abantu babona ko yanyweye ihira yirirwa mu kabari ariko ari umubabaro afite ikigeragezo afite, ariko Imana imuha ibyishimira mutabara, imuha guheka nk'abandi babyeyi, agira agaciro mu rugo. Nta gaciro yari afite, ntabwo nzi cyakwambuye agaciro, ariko Yesu aje kwitamurura, aje kwigaragaza. Hari igisugura Imana aje kukuvanaho cy'abadayimoni. Ubu abantu bafite ibisuguro by'abadayimoni bitoroshye pe, ntimwirarire murabifite rwose. Rero Imana igukize mu izina rya Yesu. Yarengeye Hana nawe yakurengera. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana. Aho mva wacitse intege ukitotomba, tubagaragazaga kwihangana, wezwe, watura Imana kubabarire, wongere wihanganire ibikugerageza. Ibikugerageza yari Imana yazanye, ariko kino kigeragezo cyo cyari cyazwe n'Imana. Birabangwa Imana yafunze inda ya Hana, ba Penina babarinjiye, ni Imana ifitemo uruhare, ariko Imana yamutabaye. Hari ibyezo bizana na Satani, hari bizganwa n'abantu, hari bizanira n'Imana, birabitandukanye. Icyo Satani azana cyo gishaka kujya kikurembura, cyo no guhunga hakiri kare, ariko icya Yesu ibyo giguha imbaraga cyo kwihangana. Icyo wizaniye ni guhindura ingeso zawe mbe, ukongera kwisuzuma, Imana ikakugira neza. Reka dusenga Imana. Imana ibaha imbaraga bene data. Aho utihanganye Imana irahazi, aho witotombye Imana irahazi, wongera wezwe. Yesu akuvana icyo gisuzuguriro mu izina rya Yesu, kandi asuzugura ibyagusuzuguye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana data, mu izina rya Yesu turagushimiye kuri mwiza, tugushimije ijambo ryawe ryera kurusha byose, uhimbazwe. Aya masaha duce bugufi nyagasore Uwiteka urera kurakiranuka. Mana, dufite ibyadusuzuguye inshuro nyinshi, dufite ibyatumenyereye, ariko ibyo byose kubita hasi mu izina rya Yesu. Nguri Imana ikuri kuzimu gakira hejuru. Imana ihimbazwe. Shere enema. Harabasuwe n'abadayimoni, kubita hasi mu izina rya Yesu twike. Harabasuwe n'ibigeragezo by'ingo zabo, kubita hasi twike mu izina rya Yesu. Bashumbushe wahe ubwiza bw'Imana, wahe ubwiza bwawe. Shara wicaye ku ntebe yawe Yesu bikomangoma, wicaye ku ntebe y'ubutabazi mu izina rya Yesu. Bagire neza nk'Imana, urakoze Yesu, ngo batabare izo minima. Harabari mu bigeragezo by'aba Penina, harabinjira mu ingo zabo z'abadayimoni, bagire neza kubita hata twese mwiza. Uraho turagushe mu izina rya Yesu. Amen. Nakagaruka. Imana bahumugisha. Shalom, shalom. Mukandasa mukana shaya mu izina rya Yesu. Amen.